kunenga no gushima ibitagenda neza cyane mu nzu y'Imana cyangwa se mu rusengero. Kuko niho nzi mvuga ho nzi niho nakuriye ko ari umupfumu ariko ndebye karagiteri z'abandi bapfumu Sarongo ntabwo afite karagiteri z'abapfumu. Ahubwo kuncokoje se. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Irakora TV, amahoro y'Imana abane namwe. Tubone kubasuhuza mwebwe muri mu mpande zitandukanye z'isi, tumona no kubashimira mwebwe mwagiye mukora subscribe na share, mukagenda munatwandikira mutugaragaza ko ubutumwa tubagezaho bubashimisha. Ariko nkuko turi muri kubona cyangwa muri kutubona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana, umufilozofe, umuvuga butumwa dukunda cyane, umusesenguzi, umuntu dukunda cyane. Twakoze urugendo rurerure kugira ngo tumubone. Twishimiye kukubona umukozi w'Imana. Amen. Hagati ariko ndabona mumeze neza cyane. Nokuri mu bantu bameze neza nanjye ndimo. Nawe urimo? Mfite ibyo nshingiraho byinshi binyemerera kuvuga gutyo. Ariko sibura y'umuntu akunda kuvuga ngo ameze neza, ni ikihe gisobanuro kivuze ko umuntu ameze neza? Ndi muzima, sindwaye, ndarya, ndaryama, ntibaransohora mu nzu, nta nagomba kwinsoramo bafite uretse kwisohokamo nzijyamo yanjye. Yego. Ubwo rero semeze neza. Byiza cyane. Wakibwira abantu badukurikiye cyane ko turakwishimiye cyane ku Irakora TV. Bikem cyangwa se Bikorimana Emmanuel. Ndi umunyamuziki. Abantu banzi kuri YouTube nk'umuntu ukunda gusesengura cyangwa se kuvuga kunenga no gushima ibitagenda neza cyane mu nzu y'Imana cyangwa se mu rusengero. Kuko niho nzi mvuga ho nzi niho nakuriye. David igeze bango kuva nyivuka niwe naragijwe, uhereye navaga mu nda ya mama. Niko bimeze cyane. Nanjye uhereye navaga mu nda ya mama baravuze ati dukumurikiye Imana. So rero ibibera mu rusengero mbifite amakuru menshi ku buryo ninjiye mu bibera muri bare cyangwa se muri club night cyangwa mu mahoteli sinabonamwe amakuru. Niko bimeze cyane reka mu nzu y'Imana niho narazwe kuba. Niyo mpamvu yo mpavuga mba mpasi. Uwe havuga ubuhazi cyane kuri n'umwana wo mu batambye. Ni byiza cyane. So ndishimye kuba hano kuri Irakora TV. Yego, Imana irakora. Sindi hano nk'umufilozofe nk'uko abivuze. Yego. Ndi hano nkuje kuganira. Kandi intore ziraganira. Niko binameze cyane. Araho mu minsi yashize ko turi kureba ikiganiro cyanyu mwakoze, ndetse murugaragara nk'abari kuvuga ukuri cyangwa uko mubibona ku bantu bari ku mbuga zigiye zitandukanye, bavuga ko abapasi bamwe ari imbwa babita ibibwa, ariko wowe utangaza ukuri kwawe uko ubibona, cyane ko umuntu w'Imana bakwiye no kubahwa, atarakwiye kugira ku kigero cyo kubahukwa ngo yitwe imbwa. Rero ni mu bwo buryo twagize umwanya mwiza, turavuga uti nkuko musanzwe mutambutse ibiganiro bigiye bitandukanye ku mbuga zigiye zitandukanye, cyane ko no kuri Nyigisha TV ukunda kuhagaragara uvugaragaza nk'umuntu munyarwanda uvuga ukuri kwimbitse, kandi tuboneho no kuvuga ngo courage. Amen. Murakoze cyane. Cyane ko ibintu byacu byose tubanza kwiragiza Imana. Ndumva wadusengera kugira ngo dukomeze igihano cyacu. Ndagushimiye Mwami ko wandebye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba, kuba nsa nawe, kuba ndenye mu ishusho yawe, warampaye ayo mahirwe. Ahari nashoboraga kuba inka, nashoboraga kuba ihene, nashoboraga kuba intama cyangwa se ikindi kiremwa kitari umuntu, ariko kuba waravuze ngo reka duse, nuko wancuzinze cyangwa se nuko wahisemo ko ndi umuntu w'igiciro, ndi umuntu ukomeye mu maso y'Imana, ndi umuntu ukomeye mu mugambi wawe. Ibyo rero si ibintu ngomba gukerensa, ahubwo ni ibintu ngomba kubaha cyane. Ariyo mpamvu mbyubashye mu iki kiganiro, simbisenze njyenyine ndetse n'isi yose niko yagakwiriye gusenga, tukagushimira ko dusa nawe, tudasa n'ibindi biremwa, nuko dufite umwihariko kuri wowe n'impamvu yo kubaho kwacu. Ahubwo icyo tugusabye uduhe kubaho tuzirikana ko hari icyo tugomba kuzuza kuri iyi si, maze tugire umwete wo kubishyira mu ngiro. Tukweretse kino kiganiro tugiye gukora, ntihabeho kwihimbaza, kwitaka, kwishima kuko ntabo turi bo imbere yawe, ariko nituganira kugira ngo sosiyete yunguke, igire umumaro kandi umurimo wawe waguke,
biraza kutubera inyungu yacu y'ukuri, kuko ijambo riravuga ngo iyo twamamaje ubutumwa iyo nyungu yacu y'ukuri tukiri ku isi. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, urakoze. Amen. Imana iguha umugisha tuwusangire cyane. Turishimye cyane. Wakunze mu buryo bwo kwivuga avuze ko uri umuhanzi, uri umuririmbyi. Ubundi ni indirimbo igikubaka mutima wawe, ariko utaravuga iyo ndirimbo wabanje ubundi ugasobanura ubundi kuramya Imana, kuririmbira Imana ni iki? Hari abantu batazi kuramya Imana icyo ari cyo. Ni nacyo kibabaje. Hari ibintu tubamo ariko tutabyumva, tutazi ari ibiki, kandi nimba ari ikintu gitera sheke gituma utanatera imbere mu byo ukora, ni ugukora ibintu udasobanukiwe. Rimwe na rimwe ibintu by'Imana cyangwa se serivisi zo mu rusengero usanga abantu tuzitanga mu kigare cyane. Imana turamya kandi duhimbaza ni Imana itinyitse cyane, ni Imana izi byose. Bivuga ngo nibyo tuyiha ibibizi cyane, ibinabireba. Umuntu ukwiriye kwitwa umuramyi imbere y'Imana ni umuntu wamaze guhinduka agasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro. Bityo mu buzima bwe bwa buri munsi akifuza kugenda nk'uko Kristo yagendaga, kwitwara nk'uko Kristo yitwaraga akiri ku isi. Kuramya Imana ubusobanuro bwabyo busumbye kuririmba. Kuramya Imana ni uguha Imana icyubahiro. Yego. Kandi ntushobora guha Imana icyubahiro ukora ibiteye isoni. Wapi? Sibyo? Kuramya Imana no kuyisingiza no kuvuga uko Imana iteye, ukayivuga ubugari bwayo n'uburemere bwayo. Kandi umuntu ujya kudescribinga avuga uko ikintu giteye agomba kubaza icyo kintu kugira ngo amenye uko agisobanura. Ntabwo aramya Imana utayizi. Wapi? Mbere yo gutera intambwe yo kuramya Imana ugomba gutera intambwe yo kuyimenya, yo kubanza kuyimenya, ukamenya iyo ari. Kumenya Imana no kwiga amakuru yayo no kwiteye no kwikora, bityo ukifuza gukora ibyishima kugira ngo witwe umuramyi. Yego. Burya niko kuramya Imana gukwiye. Naho iyo uhimbaza ubushima. Iyo uramye ubuvuga uko Imana iri cyangwa uko iteye bivuga ngo urayizi, muraziranye. Ariko iyo haje orchestre yo guhimbaza Imana ni ukuvuga ngo buri gushima ibyo Imana yakoze. Donc it's a celebration. Bingana no kubyina intsinzi. Fata Imana yumva harimo ngo aho wankuye kumva abari kwibuka. Ko ati none ibyo nibutse reka mbikure mu mutima mbishyire hanze, bigatuma himbaza. Tujya twitiranya guhimbaza no kubyina, bityo ugasanga nk'umuntu agiye akopeye imbyino yo hanze mu gisopo cyangwa muri club night cyangwa ku muririmbyi w'isi runaka udahimbaza Imana cyangwa utaririmba indirimbo zo mu rusengero, akaza mu nzu y'Imana nawe acugusa ikibuno arangaza igitsina gabo. Sibyo? Hari ibintu amaso ashinzwe kureba, yamara kubireba agaha serivo. Ngewe hari n'uwo nabaje ramwe. Serivo yamara kubyakira igatuma hari izindi ngingo zacumura ku Imana. Niba guhimbaza Imana kwawe bicumuza abantu, byaba bigihindutse igikoresho cyo kuramya Imana no kuyihimbaza, cyangwa you are challenging people. Dukwiye kwiga iby'Imana. Ubu ngubu urancokoje, sinzi nimba wenda ari byo tugiye kuganira. Yego. Dukwiye kwiga iby'Imana tukanabyitondera. Yego. Ntabwo abaririmbyi baririmba indirimbo z'isi cyangwa imbyino bakoresha bahimbaza isi cyangwa imibiri yabo, si ibyo gukoperwa n'abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana ngo tujye kubakuraho utuntu twiza tuzana mu rusengero. Ahubwo biraryoshye ko umuririmbyi uririmba sekira agera mu rusengero agahinduka akadukopera. Aho ngaho rego nahita ngo ndifuza kugenda nka bariya abantu. Yego. Hari icyanditswe bajya bitwaza kira Dawidi yavuye mu buryo bugoramye, ngo na Dawidi yatambiye Imana mu mwiterurago, kandi bakanavuga ngo niba twarabyiniraga Imana ngo nako Satani turi hanze duceza, ngo n'umuzi Imana tugomba kuza tugaceza. Ibyo byo babivuga iki? Ntabwo Satani tumukopera uko dukorera Imana. Yego. Sibyo? Ahubwo gukora Imana biririyo. Sibyo banze sobanukirwa. Ntabwo uburyo twakoreraga Satani dukwiye kubigira copy paste no mu rusengero. Yego. Ariko kuki ibintu byabaye kuri Dawidi ari umwami abyina umwitero ukagwa, kuki tudakwiye kubyumva nka gisida mubayeho? Okay. Banze unyumve neza. Yego.
umwami Dawidi ntiyigeze apuraninga ko mu gihe azaba ari kubyina umwitero uzagwa. nta nubwo yigeze abitekereza. Kuba umugore komana yanjye we ndabashije. kuba umugore wa kuba Uriya si we yego Uriya. kuba umugore w'umwami Dawidi yarasetse Dawidi ko amusebeje mu ruhame nta cyaha yarakoze. kuko ikintu umwami Dawidi yakoze kirebetse nabi mu maso y'igegera n'abamureba aho ngaho. wowe uri kumwe na perezida Koffi Olomide yaje mu Rwanda, perezida afite abamurinze, perezida agiye muri arena arabyinnye kugera kuri standard karavati muvamo n'ikote. Ibyo bintu biraryoshye kubireba? Ntabwo biryoshye rwose, hano biranejeje. Nubwo kubyina byari byiza biruhura n'umubiri ari na siporo. Biraryoshye ko perezida wa repubulika tumusanga abyina ku rwego karavati muvamo. Wapi wansubiza? Ntabwo ariko bimeze rwose. Ikintu cyabaye kuri Dawidi ari kubyina nta gisida. Gusa igikorwa yari arimo ni cyiza, kinahesha Imana icyubahiro. Mbere yo kwinjira ku byabaye kuri Dawidi rero abaririmbyi bajya bitwaza bikabera reference, ukabona umuntu aratamba nyine umubiri wose ku rwego ajya kugaragaza n'ubwambure bwe cyangwa imyenda ye y'imbere, ngo nuko Dawidi byamubayeho. Ko ibyabaye kuri Dawidi atari yabiplaninze. Bo babikora mu buhe buryo? Wowe ubikora mu buhe buryo? Ese ko Imana iraza icunze icyubahiro cyayo mu kuza kwambara ubusa kwawe imbere y'abantu uri kubyina? Iyo shusho koko haryamye mu icyubahiro cy'Imana? Nicyo kibazo umuntu wese yakira. Ubundi nta kuramya ntacyo yari bitwara, ariko ikibazo cy'Imana kigaragaramo. Ntabwo ibintu by'Imana ari byo dukwiye gukorana ubujiji, kuko Imana dukorera n'umukozi w'abahanga cyane, ni nayo itanga ubwenge n'ubumenyi bwo kuyikorera. Mu Mana siho tujyana ubuswa. Wapi hari ibyanditswe byinshi bigenda biba imbarutso y'intege nke z'abantu badashaka kwiga. Njye wundi logique yanjye iravuga ngo sinshaka kubaho ubuzima bwo kwemera, ndifuza kubaho niga cyane. Mu Mana si mu ngarane, nta nubwo ari no mu isoko. Mu Mana si mu isoko, si muri recycle bin tugenda turejeta ibintu byose dufite ngo nuko ari kwa Yesu. Hari abaririmbyi babaswa njya numva ukumva ngo hoya ngo Imana yitaho ngo si ibicurangisho ngo n'amajwi, ngo ireba umutima. Umumeretse. You are lying people. Barabeshya. Niba hari ikintu Imana ikonsidera nayireba initaho, ni ijwi ry'umuririmbyi uri kuyiririmbira ariko ari n'umuhanga. Umwami Sawuli iyo yaterwaga n'imyuka mibi yashyiragaho itangazo, nta mwambonera umucuranzi uzi gucuranga neza kandi umuhanga, uzi God bless you so much. Yego. Uzi gucuranga neza nakandi ngo kandi umuhanga, biranagera bivuga kandi wiki umuhanga. Ntabwo yavugaga ngo mwashakiye agacuranzi niyo kabara agatinde kubaha Imana cyangwa aragakindi katazi no gukirigita imirya neza, ariko gafite inzira z'igisiyoni kakaza hano. No, mushakire umucuranzi mwiza. Ijambo ry'Imana ridutegeka kuyiramya. Ukuri no mu mwuka. Byiza cyane. Ushobora kuramya Imana mu mwuka ariko utari mukuri. Ushobora no kuramya Imana mu kuri ariko nta mwuka w'Imana ukuriho. Ntawe uhari. Biba byiza iyo byuzuzanije. Because kuri umucuranzi w'umuhanga ufite masters kuri piano no mu ijwi, utubaha Imana imbere y'Imana birayinokira. Kuba uri umucuranzi mwiza na kuri umucuranzi mubi ariko ukijijwe,
bishobora gukonvenka Imana bikanayiryohera, ariko abakureba barabihirwa nta nubwo bakurura kandi nabo dukeneye kubaha message. Yego niko bimeze. Ni byiza ko twitoza gukorera Imana mu kuri no mu mwuka, byose bikaba bimeze gutya, byose kabihoye. nicyo kintu nasobanura ku kigendanye no kuramya Imana no kuyihimbaza. Murakoze cyane kuramya no guhimbaza, ubisobanuye mu buryo bwiza cyane kandi nanjye ndanyuzwe. Tukinjira mu kiganiro rero, hari inkuru ziri kugenda zicicikana ku ma YouTube yagiye atandukanye z'abapasiteri ndetse n'umupfumu witwa Sarongo. So wamuzi? Sarongo ndamuzi. Yego. ndamuzi live. Ndamuzi mbona nkubone nigeze muyobora mu kiganiro azana na piano baje gucuranga kujya yereka abantu ko ari umukristo. So ndi Sarongo, we bura mu magambo nk'abiri cyangwa atatu umuzi hute Sarongo mu Rwanda, umuzi hute? Sarongo ni umunyarwanda. Sarongo ni umunyarwanda wisobanukiwe, ufite impano yo gutegura ibintu ashaka bikagenda uko yabiteguye. Niyo mpano muziho. So bavuga ko ari umupfumu, ariko ndebye karagiteri z'abandi bapfumu, Sarongo ntabwo afite karagiteri z'abapfumu. Okay. Ahubwo kuncokoje se. N'umuntu utumwanya we, umuntu wita umukozi w'Imana utumwanya uhangana na Sarongo. Kandebe iyo waje mu kibuga ufite umupira ushaka kugira abo mukinana ntubabone, birangira uri kwikinisha. Urikinisha byo da? Nicyo kinyarwanda. Nicyo kinyarwanda kizima. Birangira uri kwiki, donc utera ishoti ukisubiza. Ukisubiza. Umukozi w'Imana wese kuri YouTube, uwiyita umukozi w'Imana cyangwa umupasiteri cyangwa umwapote cyangwa umubishopu, utakaza akanya ke kuri Sarongo, namugeranya n'umukinnyi wabuze aho bakina nakikinisha. Kubera iyo mpamvu ari guhangana n'imbaraga zidahari. Z'ikinyoma mu kindi Kinyarwanda. Ikinyoma se cyo hari ibintu beshya bigafata bikanayikunda. Ntabwo Sarongo mbabaza na gato, ndanamukunda, ubwo mbabazwa n'abantu bashaka kumurwanya kandi nta kibazo ateje. Ariko ibyo ngibyo ubaye nk'ubivuga gutyo ntabwo bisobanutse neza. Ndabisobanura. Ndifuza ko bisobanura mu buryo buri byumvikane, kuko nta kuntu hava ngo nta kibazo ateje. Wowe uri kumbaza ibi, Sarongo agutwaye iki? Konzi kuri Sarongo ni umugabo wibereye aho Bugesera, harya nimba ari Nyamata. Abwira abantu ati ndi umuvuzi wa Kinyarwanda. Ati ushobora kuba agiye urwaye gripe, wakwinjira kwa pasiteri akagusengera bikanga, kuko Imana igira igihe cyayo cyo gukora. Ati byakwangira kwa pasiteri ukazi wanjye akakuvura gripe ugakira. None Sarongo wasajije abapasiteri, njyewe ku bwanjye wenda ntacyo ntwaye, ariko hari umuntu wanyandikiye ambaza ngo Sarongo biragaragara cyangwa ni ishusho ari kugaragaza ko ari ufite imbaraga z'Imana cyangwa yiyise Imana, reka mbivuge mu ubwo buryo. Mu gihe hari inkuru yatambutse yahamagaje abapasiteri, niko bavuze cyane ko njye ntabwo nari mpari, byagaragaye ko Sarongo ari ufite imbaraga z'Imana kurenza abapasiteri. Ari umutangabuhamya. Ari umutangabuhamya. Okay, kankwereke noneho. Iki kiganiro cyacu kugira ngo kigende uko ushaka. Yego. Tugiye gusipoza ko Sarongo ari umupfumu. Nubwo atari ko njye mbibona. Yego. Nakubwiye urwego mwemeramo, mubona nk'umuntu mwiza ushobora kwagitinga neza bamuhaye irore yo gukina. Yego. Kavuga ati ntegurira bino bintu bigende gutya. So azi kudegarika neza ikintu ashaka. Icyo ashaka akakigeraho yitwaje icyo atari cyo. Yes. Cyangwa yitwaje icyo society muhimbira ko ari cyane. Ariko yoreka muri iki kiganiro dufate Sarongo nk'umupfumu.
karagitera ubundi z'abapfumu ba nyabo iyo ugiye kumushaka hari ibintu agukondisiyona byinshi bigiye bitandukanye. Hari icyagutuma ngo ihene y'ibara rimwe, inkoko ifite harya n'ikirokoroko, ifite ikirokoroko nuko nayo y'isake akagira ibyo akondisiyo gusaba, akagira ibyo agusaba. Yego ko Sarongo iyo abantu bagiye kumureba baca amafaranga. Ati kugira ngo ibi bikemuke gutya bigenda utya uzatanga amafaranga ye. Ariko usundi umupfumu ajya kuri televiziyo kugira ute? Kugira ngo abone abantu bazajya baza kugira kandi afite imbaraga, ahubwo imbaraga z'umupfumu izo zirigurisha. Imbaraga z'umupfumu zihamagara televiziyo. Urumva? Ntabwo umupfumu nyawe yidekarara ngo abitangaza ati nge ndapfumura. Oya, akora geste ku buryo abantu bamenya ati uriya muntu ntabwo ari gukinishwa, nyaboneka mwirinde. Abantu kuri YouTube birirwa bisabira Sarongo ati Sarongo niba ufite imbaraga dushike dukorera aka kantu tugire gutya, dufasha wa mupasiteri mwora muhanganye Yongwe umukoreho akantu tubibone ko uri umupfumu bikananirana. He is not able to do kubera ko si umupfumu, nyine ni umuvuzi cyangwa se ni rutwitsi. Ni umuhanga mu gutegura ibintu bye, kandi nabyo ni impano bigomba kumutunga. Neza ko Imana yaduhaye ibintu byinshi bitandukanye tugomba gutabarirwamo, nk'uko nanjye nshobora gutabarwa n'uko mvuga cyangwa ncuranga gitari yanjye cyangwa piano. Nawe nyine imiteguro yo niyo imutunze kandi ntabwo agomba kubihagarika. Sarongo yaba abangamiye igihugu, leta iba yaramwiyamye cyane. Yego bati kumaza abaturage ho amafaranga kuri gukora ibintu tudashima. Nakubwiye ngo umuntu wese wita umukozi w'Imana ni nabo nshaka kugarukaho. Yego aho ngabo utakaza umwanya, ahubwo mbabara tuve ku uyu mugabo areke kuntwara igihe. Ku bakozi b'Imana cyane ndashaka gutanga impuguro cyane. Umuntu utakaza umwanya we ariko uzi gukora ikosa ryo kurwana n'imbaraga zidahari, uba uri kwirwanya. Uwo bwawe uri no kwirwanya. Ubwo mva ikintu ngiye kuvuga sasa ndahinduye. Yego Sarongo si umupfumu, ahubwo abapfumu benshi bicaye mu rusengero. Nuko se bimeze? Wowe ndakuzura urukundo ndabizi. Yego nzi ko uri umuhanuzi. Ibyo ndabizi. Yego ko turi kuganira nkuzi. Yego uranzi cyane. Mu bahanuzi hari ijambo birijya ngo murabone ariko si mwese. Ahubwo abahanuzi b'ibinyoma dufite bari mu nsengero iyo aba bagabanije amashagaga byibura bakamera nka Sarongo. buretse ibibazo bigenda biba kuri bamwe mu bakristo bagirwaho ingaruka no guhura n'abapfumu mu rusengero byagabanuka kurusha ibyo Sarongo ateza abavuga. Uratanga proof ushingira? Niba ushobora guhura n'umuhanuzi wari wizeye ko ugiye kuruhuka, wari wizeye ko ibibazo byawe agiye kubyumva akabibwira Imana mugasenga, ahubwo ku bibazo 8 wazanye ugatahana 16 uzakomeretswa n'uwo muntu kuruta uko wari guhura na Sarongo. Sakano kambabaza. Iyaba hari amahirwe ko abapasiteri bose tubona kuri YouTube bahangana na Sarongo kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, ry'umurimo w'Imana, abakristo twese twahaguruka tukabatera inkunga. Ko bimeze n'ukuri twabashyigikira.
nta muntu n'umwe utakwambara izo ntimba zo gusapotinga abo bantu. Ariko iyo uje kugenzura komenti, ubuhamya, bwamwe bitwa ngo n'abakozi b'Imana, background zabo, usanga no kuba bazi Yesu na Yesu ubwo atabazi. Abapasiteri benshi bangana na Sarongo kuri YouTube bafite ishyaka rya kumera nk'irya Uza. Bigeze baterura isanduku y'isezerano, bagiraga igaruke mu murwa. Abajishi siko babita, n'abajishi bayijishira, bayitwara nabi. Yego, ishaka kugwa, ushaka kugahuza nawe tereka nkwereke. Mugo bita Uza uri kureba icyubahiro cy'Imana ariko bitamureba, atanabisigiwe. Haza n'ishyaka ryinshi ridafite igisobanuro ngo mureke itagwa. Byagenze ute? Ako kanya yamutsinze aho ngaho, yahise apfa. Uzi ko hari abantu Imana igiye gutsinda kuri YouTube bahaguye? Karabaye, turashize, bagiye gupfa ndakurahiye. Hari abantu Imana igiye gutsinda kuri YouTube bahagwe kubera ibintu byamaze kunukira Imana. Nubwo YouTube ari igikoresho cyaje kugira ngo kirokore abantu benshi, wenda babona cyaje kugira ngo twambutse ubutumwa bwiza bugere kure tutari kubasha gukandagira. There is vice. Yes. Ndi n'igikoresho kibi cyaje ngo dusenye ibyiza byari byarubatswe n'ijuru. Ni n'igikoresho kibi cyaje ngo isi ibone umuyoboro uryoheye isi wo kuyobya intore z'Imana. Imana tutabare. Niko bimeze. Dukwiye kwiga gukoresha YouTube kuruta uko yo idukoresha. Niko bimeze cyane. Abantu benshi cyane bafata umwanya ku bantu bita gufata umwanya ku murimo w'Imana. N'ikimenyimenyi usanga n'abantu benshi bigisha ku bantu kurusha kwigisha kuri Yesu. Ni gute ibi ndi kubivuga nk'umutumirwa ariko ndi n'umunyamakuru? Yego, ibyo mvuga ndabyemerewe cyane. Itangazamakuru rifite umumaro wo kwigisha, gucyaha no guhugura. Yego. Ni gute umupasiteri uvuga ko yahamagawe n'Imana wize teoloji hazenguruka amacano 10 agenda arwana n'imbaraga zidahari? Ikibazo. Ariko mu kuri yo we mu buryo abaganira bagaragaza ko ari ukuri. Ukuri kumeze ute? Yuko imbaraga rwanya zihari cyane ko ntazihari. Sarongo nta mbaraga. Sarongo ahubwo Sarongo akwiye kuzategura pati yo kugurira inkoko no guha envelope buri muntu wese wamwamamarije izina, kuko babikoze atabishyuye cyane. Donc akabashimira promotion. Sarongo akwiye gutegura icyo kintu cyo guha envelope abapasiteri bamufashije gukuza izina, kumwamamaza. Kuko ibintu abapasiteri bose baburana na Sarongo, ibintu bakoze bifite inyungu kuri Sarongo kuruta Imana. Kuko bari kurwana n'imbaraga zidahari, ahubwo bakatiza umuntu utariho kubaho. Iyo niyo analize ishobora kuguha. Ubu koko
Bibiliya ni ntoya ku buryo uko pasiteri abonye akanya yajya kuri cano ya mbere kugeza ku ya 10 avuga Sarongo nta yindi content afite, babyita kwikinisha. Yageze mu kibuga nyine abura abandi bakinnyi, asanga ntabahari, bamutengushye, none yahisemo kwikinisha. Igihe kiraje kandi kirasohoye, kuko basengera Data mu kuri no mu mwuka, kube nabo aribo bagira gute bamusenga n'ukuri kw'ijambo. Kwitwa umukozi w'Imana ugafata umwanya wawe uvuga abantu, uri gutanga ubutumwa bw'abantu, ntabwo uri gutanga ubutumwa bwa Kristo. Njyewe hari akantu navuzeho, ishyaka bafite ryo kumurwanya yaba riri mu Imana cyangwa ari icyubahiro cy'Imana kibyihishe inyuma, twabashyigikira, twabahariza, kuko ntabwo ari abantu bo gushyigikirwa. Bamwe muri bo uzumva abantu hirya bavuga ngo ariko wataka Sarongo turi igisambo, waratumazeho ibintu. Bagaragara nk'abantu bafite ishyaka ryo gutokora abandi, bo baratokoye batabanje kureba imigogo iri mu maso yabo. Dukeneye kubona abapasiteri babwiriza, dukeneye basi kubabona bari mu tubari bateguye ibiterane byo kubwiriza abasinzi n'indaya. Dukeneye kubona abapasiteri barambuye Bibiliya bari kuvuga ko Yesu Kristo agiye kuza. Ese kuki burayi umugeni akitegura, kuki ibintu bitakiriho bimaze gucika? Izo content dukeneye kuri YouTube, ntidukeneye kubona abantu bicara ku mateleviziyo bari guhangana n'imbaraga zidahari. Ibyo biri kwica abakristo bato, biri kwica abakristo b'abana. Kankubaze dusoza. Yego. Ibiganiro bikorwa n'abapasiteri bahangana na Sarongo, umuntu abigiweho umupagani atarakizwa, kuko byamukundisha Kristo ku buryo akizwa? Ntabwo byamukundisha Kristo, ahubwo byatuma 110% byatuma abona ko imbaraga za Sarongo arizo zikora kurusha imbaraga z'Imana. Izo bazita inkomyi z'ubutumwa bwiza. Reka rero dusaba abantu badukurikiye bahindure message, bahindure ubutumwa. Niwo mwanzuro, nibave ku butumwa bw'abantu bavuga bwa Kristo, kuko nicyo twahamagariwe. Imana igumugisha cyane. Turi no kugana ku musozo, ariko watubwira gato inama wagira abapfumu bo mu nsengero, kuko nge mbona aribo bakwiriye cyane. Wazaretse se ahubwo bikazaba part 2, reka tuzashaka ikindi, kuko ibyo bintu mbivuzeho ndi kuri standard yo kubivugaho saa moya za mu gitondo kugera izindi saa moya. Abapfumu bo mu nsengero bibika ahantu, tuzabinosha buhoro. Bwashize navuze abajura bo mu rusengero, tuzi ikiganiro nari nakoze, cyangwa se ibisambo byibisha Bibiliya. None umwuka abapfumu mu rusengero tuzawukubite dufite umwanya. Murakoze cyane. Turi kugana ku musozo, kandi tukumeye gushimira mwigi bakunzi ba Irakura TV. Turi kumwe n'umukozi w'Imana mubisha amagambo meza, impuguro zidufasha mu rugendo rujya mu ijuru, cyane ko turi mu kanya keza ko gusoza. Wagira inama usorezaho, nyuma yaho ugatanga na address yawe aho umuntu yakubonera, warangiza n'ubundi nkuko twatangiye dusenga ukadusengera Imana, kandi tuboneraho no kubashimira cyane. Inama cyangwa se message natanga nsoza kino kiganiro, yego, abantu nibitegure, Kristo agiye kugaruka. Ahubwo aragusanga he? Aragusanga ute? Ikindi abantu nibabe maso, abambaye amakote n'amakaruvate bose si abapasiteri, abafite inkoni bose si abashumba, kuko ushobora kugira inkoni ariko wishumbye wenyine intama zaragutaye mu ishyamba. Niko bimeze.
iki ni igihe cyo kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo kuruta kwamamaza ubutumwa bw'abantu. Kabiri, ariko se abapasiteri bajya bakora kuri YouTube sasa, yego kuki bahakana ko abakonikoni nta mbaraga bafite? barazifite bano bantu. Byagenze gute muri Egiputa? Imbere ya Farawo, Farawo rwose, imbere ya Mose, abapfumu, abacunyi, abaraguza bose baraje, bazanye inkoni zihinduka inzoka, birakunda biranemera. Ikibazo gikomeye mbona kuri bamwe mu bapasiteri barwanya Sarongo, niba Sarongo ari n'umupfumu, yaba afite imbaraga bigakunda, cyashoboka. ariko turashima Imana ko Imana ishimwe kuko ngakunda kubi, imbaraga n'ibisubizo biva ku gukora kw'Imana byo biri original, biragaragara, birigaragaza. Igitangaza cy'umupfumu ni pirate, ashobora kukwaturaho ibintu wapfuye ukazuka saa 7 saa 9 bakongera bakagushyingura, ariko umuntu Imana izuye imuzura umuzuye. Imana ishimwe, ndafashijwe. Rero nibatangaza ibi bintu bajye bagaruka n'inyuma, bibuke ko n'abapfumu bafite imbaraga, ariko ntabwo tukuza hano gushishikariza abantu kujya mu bapfumu, kuko ibibavaho ntibiramba, ntabwo biramba. Igisubizo cy'umupfumu kigira garanti, kirarangira, ariko iyo Uwiteka gutabaye gutabara gutabaye. Imana himbazwe cyane, kandi ntavuga ngo nibyanga uzagaruke. Haleluya. Ariko umupfumu arakubwira ngo umuti naguhaye niwumva utari gukora uzaza nkongeza undi. Nzaguha ubundi. Pirate. Rero aba bapasiteri bameze nk'abatarize na Bibiliya sasa. Abo ndavuga si abapasiteri bose, ndi kuvuga mbona birwo bangana na Sarongo. Yego. Sarongo nimba ari n'umupfumu ashobora kuba afite imbaraga, ariko imbaraga za Sarongo nako n'abandi bapfumu muri rusange ntabwo twazigisha, kuko dufite imbaraga zizirya, zimira izindi. Yego. Okay. Twigisha abantu kuyoboka Imana igihe bafite ibibazo, kuko ibyo abapfumu batanga ni pirate, dore ko n'ibyo abapfu biribwa n'abapfumu. Wow. Icyo nicyo nasoreza. Hanyuma abandi duhurire ku Rugendo TV, niho ndi gukorera ibiganiro byinshi muri iyi minsi. Yego. Nimero ni 078 264 yego 966 669. Murakoze cyane. Nasaba umugisha. Nawe murakoze, turabashimiye. Ni kuri Komera TV. Irakora. Yego, Imana irakora. Imana nikomeze ikore. Yego, murakoze cyane. Akazi ka Yesu karakomeje. Karakomeje. Mwadusengera, Imana musenya n'abakunzi bawe. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo, tugushimiye ko udukunda kuruta uko abandi bose batugirira imbabazi badukunda. Mwami, iki ni igihe kigeze ngo urobanure ihene mu ntama, ugaragaza abakozi bawe bukuri. Ibimenyetso by'isi n'ibya Satani bikomeje kugenda bicanganyukisha abantu bawe uko bwije nuko bukeye, ariko turaguhamagaye kugira ngo usobanure ibidasobanutse, kuko intore zawe ziri kuyobywa. Uturinde guhitanwa n'uburiganya bw'umwanzi Satani, uduhe gusa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, mu byo tuvuga no mu byo dukora. Utubonye wese adakishijwe abone ko turi abakristo tutabyatuye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, urakoze. Amen, 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 amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.